Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya ni ak'ingenzi kuri twe. Ni byiza rero cyane kuba mwakurikiye ino YouTube video yacu. Niba rero uteganya gutwita cyangwa witegura gutwita, menya ibintu 10 by'ingenzi umugore utwite agomba kwitaho mu mezi 3 ya mbere. Ubu ni ubufashwa bwatanzwe n'abaganga bagiye batandukanye b'inzobere, by'umwihariko abaginekologe batandukanye. Niyo mpamvu twabakusanyirije hamwe kugira ngo namwe mwese mukurikiye ino video YouTube channel yacu cyangwa se n'ino video muri rusange ubashe kubafata. Nitwa rero Dr Gasangwa Patrick. Mukomeze gukora subscription kuri YouTube channel yacu. Muraho neza none, niba uri umubyeyi utegereje umwana cyangwa se uteganya gutwita, iyi video ni yagufasha. Birumvikana tugiye kurebera hamwe nyine ibintu 10 by'ingenzi umugore utwite agomba kwitaho mu mezi 3 ya mbere atwita, amenye ko atwite cyangwa se mu mezi 3 ya mbere y'indaye. Icyambere ugomba kwitaho: gusura muganga hakiri kare, bino twita antenatal care. Uko wamenya ko utwite cyangwa se niba wabimenye, gerageza kugera kwa muganga vuba. Ibi bifasha gukurikirana uko inda imeze kandi ugahabwa ibizamini bikenewe hakiri kare. Icya kabiri: kurya indyo yuzuye. Irinda ibiribwa bishobora kwangiza inda. Birumvikana umwana utwite nk'amafi arimo merikire nyinshi, fromage idatunganyije neza n'ibindi. Irinda ibisindisha, birumvikana alcohol ntabwo yemewe ku mugore utwite. Icya gatatu: ugomba kunywa folic acid. Iyi folic acid tubabwira igira uruhare runini mu kurinda umwana ibibazo byo mu bwonko no mu mugongo. Icya kane: kwitwararika ku miti unywa. Buriya nimba utwite, irinde gufata imiti utavuganye na muganga. Hari imiti yangiza umwana utwite, uko hari imiti twabonye ica muri placenta igiye itandukanye, bityo ikagera ku mwana ikaba yamwangiza. Ari imiti ya Kinyarwanda urayibujijwe, ari imiti ya kizungu utandikiwe na muganga nayo si byiza kuyifata. Icya gatanu: ugomba kwitwararika ku myitwarire. Ihangara ni imyitwarire uko ubayeho, ibyo ukoresha. Aha niho tukubwira ngo irinde kunywa itabi, inzoga cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye. Nimba nywaga itabi rihagarike, nimba ari ibiyobyabwenge wafataga bireke. Icya gatandatu: ugomba kuruhuka bihagije. Ugomba gufata igihe cyo kuruhuka. Bino bizakurinda umunaniro n'imvune ku mubiri wawe mugore utwite. Umugore utwite agomba kuruhuka. Nimba wakoraga akazi kavunanye, kagabanya, sibyo? Icya karindwi: siporo zoroheje ugomba kuzikora. Mu mezi 3 ya mbere w'umugore utwite, gerageza gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri yoroheje nko kugendagenda cyangwa se yoga y'abatwite. Ntabwo tuvuze ngo ukore siporo zivunanye aho wiruka imisozi, oya, ni ukugendagenda gake gake. Icya munani: ugomba gukurikiranwa neza n'umuganga. Ukurikirana neza rendezvous zose zo kwa muganga. Nivuga ngo nimba muganga kusuzumye umunsi akavuga ngo uzagaruka ku inda ifite amezi, tureho umwana ageze uko amerewe, ugomba kuzikurikiza izo nama zose za muganga. Nubwo waba ujya ku kigo nderabuzima, ugomba gukurikiza inama muganga usanze, akaba yagukorera ecography n'ibindi. Ibi mu byiteho rwose birabafasha cyane. Icya 9: ugomba kwitonda mu buzima bwa buri munsi. Irinde guterura ibintu biremereye cyangwa ibintu byagutera stress. Icya 10: kuganira n'uwo mubana. Ibintu nk'ibi bisaba ubufatanye. Menya gusaba ubufasha no kuganira ku byo wumva n'uwo mwashakanye. Ngayo rero nguko ngibyo ibintu 10 by'ingenzi wowe witegura gutwita cyangwa se wowe utwite ugomba kwitaho mu mezi 3 ya mbere, bityo wowe utwite ukagira ubuzima bwiza, ariko na wa mwana utwite mutegerezanyije amatsiko nawe akarushaho kugira ubuzima bwiza muri ayo mezi 3 ya mbere. Kandi ikindi muba ugomba kwitaho babyeyi, ni uko mu mezi 3 ya mbere niho ibice byose by'umwana byinshi byikora: ubwonko, ingingo zitandukanye, umutima, impyiko, organe zitandukanye z'umwana niho zimera. Nivuga ngo buri gice cyose gizakora umwana wawe nibwo gikorwa. Babyita organogenesis. Bivuze ikirere ereri yose yabaho muri iki gihe cy'amezi 3 ya mbere izafegita umwana. Zishobora kuvuka ari umwana ufite ubusembwa kubera ko byapfiriye hano, kubera ko we hari ikintu wakoze cyangwa wakoze kitemewe muri aya mezi 3, cyangwa kubera ko hari ibyo wirengagije kandi akaba bikora umwana akavuka ameze neza. Niyo mpamvu kino gihe cy'imezi 3 ya mbere ari ingenzi
ku mugore utwite, kwitwararika kuri bino bintu 10 twababwiye kugira ngo wa mwana azavuka afite ubuzima bwiza n'umubyeyi afite ubuzima bwiza birumvikana. Rero wowe mubyeyi ni wowe ubigiramo uruhare, ni wowe ugomba kubyitaho kugira ngo uwo muziranenge utwite amezi 3 ya mbere atume agira ubuzima bwiza kandi bimurinde na malformation zitandukanye ashobora kuba yagira. Ngayo rero nguko nizeye ko zino nama 10 zabafashije. Icyo tubakangura ni ukuzitaho, ariko icy'ingenzi nanone mugomba gukurikiza gukora antenatal care cyangwa se gukurikiranwa na muganga runaka usanzwe bakurikirana uko byagenwe, nibuza inshuro ziri hejuru yenye kuva utwite kugeza ubyaye, kandi ugakurikiza gahunda zose agenda guha, kereka igihe wagize ibindi bibazo bitandukanye nibwo ugomba kujyayo hakiri kare. Murakoze rero cyane kudukurikirana kuri YouTube channel yacu, mwe kumwe na Dr Gasango Patrick. Niba iyi video yagufashije birumvikana washyiraho like, ukaba wayisangiza n'abandi babyeyi birumvikana, kandi ntuzibagirwe gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo ubutaha ntuzacikwe n'izindi video tuzabashyiriraho. Murakoze rero cyane, mukomeze mukore subscription. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya n'akingenzi kuri twe. Ni byiza rero cyane kuba mwakurikiye ino video, YouTube video yacu. Niba rero uteganya gutwita cyangwa witegura gutwita, menya ibintu 10 by'ingenzi umugore utwite agomba kwitaho